icyambere cyo ni urukundo. Sandrine ni urukundo sibyo? Yego. No kuvuga ngo nkuko nyine nabivuze twahuriye mu modoka. Twari mu modoka ahantu nari mvuye hanyuma andukaho twicaye mu modoka ndibuka ko yari yicaye iruhande rwanjye. Mama wanjye kuba ashobora kuba yaranyeretse urukundo nabyita kuba yaranyeretse wenda uburakari kambyite gutyo nyuma yuko ngo abunye ko nakundanye n'umukecuru wakugira ngo nyangishe umube wanjye ni izina ry'Imana. Gutereta nubwo watereta umuntu kuruta sibyo unundi utereta nk'ukuntu watereta umuntu mungana. Naratutswe nabaye ikivume bigiraho na mama wanjye arambwira ati ashobora kuba ntari umwana we urumva nawe kugeza na n'ubu ngubu mama wanjye urumva mama wanjye na n'ubu ngubu nzi ko yumvishe ngo Serge imodoka iramugonze menya yavuga ati n'ubundi yapfuye kera ariko nta none we mu buzuru byaro ubumva byagenda bite mukuri kwawe wumva wabyara hanze byagenda bite wabyihanganira? Icyo kibazo wagira ngo barakiganiriye. Okay, nacyo kibazo yigeze kukimbaza arambwira ati Serge Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abantu bari mu Rwanda bari East Africa ndetse n'abari muri diaspora. No kuri nanjye ndabakunda nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo mbibona buri munsi. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa. N'umutumirwa navuga ngo nabonye histoire ye numva birantangaje cyangwa se numva ndatunguye ariko reka mvuge ngo ni ibintu bibaho c'est pas la fête du monde. Agiye gutangira atwibwira tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Sandrine. Amakuru ni meza. Ndashaka none utangire ubwira abantu bagukurikiye amazina yawe. Amazina ni Serge Niyonguru Chance. Ufite amazina atatu abantu ngo bitwa amazina atatu ngakenshi ngabara abantu mu gikoma cyavoka. Nkayishoka. Ngo ariko ngabiri ngira dukunda runaka ngo busanga nyina babandi yose ariko ngo buryo ngo uzati umuntu wongeraho ngo akandi kazina ka gatatu wasanga uri umwana mu gikoma cyavoka sha. Abase ko mvuze macyaho. Ibaze. Seri y'amakuruzi. Amakuru ni meza. Meze neza. Yego. Ngiye nakubonye kuri channel ntago nareka kwivuga ya Promise and Jane. Ndavuga mbona ikiganiro wakoze urabizi ndakwa approachinga ntago wabyoroshye finally birangiye noneho nkubonye numvishije inkuru yawe imbanza kukwibariza hari umuntu wenda wabibonye akavuga ati si ibi ni ibyanyabyo ni filime ni ukubeshya ubundi mu by'ukuri kujya twinjire mu kiganiro nyirizina ubundi iriya nkuru ni y'ukuri. Akenshi ubuzima tubamo Sandrine ubuzima tubamo nta kidashoboka. Yego. Ibyo umwana w'umuntu atiyumvisha bishobokera Imana ariko ndatandukaririwe wenda ntagiye kure ku kibazo warumbajije. Story yanyu nkuko wayibonye ni true. True story. Ni true story uretse ko benshi bambwiye ngo ntabwo agombye kuba ngo ufata inkuru yawe ngo ushyire ngo karubanda ariko buriya no kuba wavuga ubuhamya bwawe no kuba harabo bifasha. Yego. Nanjye ubwanjye mu by'ukuri numvise nduhutse. Yego. Yego. Hanyuma ndashaka umbwire. Ubundi navuze inkuru ariko wenda ari umuntu utakurikira Promise and Jane ariko navuga ngo nabashishikariza kuyikurikira ni inshuti zanjye nawe nifeze iterambere ryabo. Ndashaka none tubwire inkuru nyirizina cyangwa se reka nyikubazeho numvishije ngo ukundana n'umumama w'imyaka 55. Ndashaka umbwire noneho byatangiye gute uri umusore ukiri muto navuga umusore mwiza wakundana n'inkumi bikavamo oyu ugereranyije wenda n'imyaka numvishije wavuze. Ndashaka utubwire byagenze biti ku buryo wisanze muri urwo rukundo. No kuvuga ngo n'ubundi no muri Bibiliya birimo icyambere cyo ni urukundo. Sandrine ni urukundo sibyo? Yego. No kuvuga ngo nkuko nyine nabivuze twahuriye mu modoka. Twari mu modoka ahantu nari mvuye hanyuma andukaho twicaye mu modoka ndibuka ko yari yicaye iruhande rwanjye. Yego. Hanyuma tugeze ahantu twari tugize mu ikorosi ukuntu hanyuma ngiye kubona mbona birahindutse. Agize impanuka muri make. Hanyuma sina muveba cyane yashatse gufata sharupe nyine amanaguru ariko ndavuga that's fine. Ndihanagura iki
inkuru naho ngaho yahereye dushika muri gare ariko wabonaga afite nk'ikintu mbese cyo kuba yandutseho pe nk'uko wenda wabonye inkuru yanjye ya n'umumama nk'uko babivuze ngo akenshi bajyaga bansezeza ngo ni umukecuru ariko wanjye by the way yewe gakecuru kawe wabubwe n'agakecuru kanjye twaje nyine tugeze muri gare buriya nk'Imana yabikoze kuko nyisanye namwatsi na nimero niwe wazimwatse niwe wateye intambwe bwa mbere tuzi ko abantu bafite imyaka yo hejuru nibo approachinga cyane abasore yego nijye wazimwatse ni ukuvuga wazimwatse wamukunze cyangwa se wumvaga muzavugana by'ubushuti bisanzwe biza kuvamo ikindi kintu Sandrine yari afite n'ubwiza n'ubacyari mwiza nk'umusore wese gukunda buriya gukunda nta limite urukundo nta limite rukira sibyo niyo mpamvu akenshi nta muntu wantera ibuye ntabwo ari n'amahano sibyo gukunda umuntu nubwo waba umeze gute Imana yakwerekejeho umuntu wamukunze nzi ko nta cyaha kirimo njye namusabye nimero arazima nk'umuntu w'umusore nyuma yaho naje guhamagara yego hanyuma uhamagaye bigenda gute rero yabaje gusa nk'uwagiranye rero iki n'iki ariko nyine byaje kuza gucamo yabanje nyine kuba atabyumvisha wahise umamagara rero turamuga ati naragukunze cyangwa ntabwo nahise kumubwira ko namukunze gusa njye namuhamagaye nk'umuntu ushaka kumwibutsa ibintu byigeze kutubaho mu modoka sibyo ariko we mu by'ukuri ntabwo yigeze anagira cyane wenda se abe akibyibuka kuko ndabyibuka muhamagara yabanje gutekereza uyu muntu mpamagaye n'indi ndamwipresenta ndamwibutsa iki n'iki aza kuza kubyibuka nyuma yaho ibiganiro byagiye mbese bijya mbere nkamuhamagara nkamwandikira SMS iki n'iki ariko mu by'ukuri pe nayo namukunze biza kuza gukomera ndibuka ko bwa mbere nigeze kumubwira ati uzaza nsure arambwira ati ntajya asura abagabo yego kamemo ntabwo nari nitaye no kubona ko yambaye na Alliance by the way yego ariko nkuko nigeze kuvuga ubuhamya bwanjye hari umuntu ushobora kuba yarahuye n'amateka mabi ariko akumva yuko akiha ibyiringiro by'uko ashobora kuzabona andi mateka meza mu rukundo so rero kuba narakunze umuntu ushobora kuba andutamo njyewe bwanjye nta nubwo mbese mba numva ndi proud yego urumva naho ubundi ku kibazo nubwo nayishatse kugikwepa nayishatse kukinyura iruhande ikibazo rumbaje nagiye mutereta nk'umusore wese watereta yego hanyuma hari amagambo tuzi ko iyo umusore ari gutereta avuga ati sheri ni ukuri naragukunze ubwiza bwawe rwose nifuza ibintu by'imitoma ihambaye nawe wateretaga nk'uko umuntu utereta umukobwa ukiri muto ariko Sandrine gutereta nubwo watereta umuntu ukuruta sibyo unundi utereta nk'ukuntu watereta umuntu mungana kuko nta mitoma yihari watereta umuntu mukuru nta formule bigira urakoze rero kuvuga ati ngo uko namutereta uko natereta ku muntu tungana cyangwa gutya na gutya ni ukuntu watereta umuntu iyo ukunda umuntu pe nta kintu utakora sibyo ni ukuvuga ngo njyewe be wanjye namuterese nk'ukuntu uri wese watereta cyangwa se uko nawe ushobora kuba waranyuze mu rukundo ugatereta ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo naje kuzaza nyine mwandikira nkamutera imitoma ariko ukuva ko habanje kuzamo akantu kagaho kuko nta kuyumvisha ko namukunda ndashaka none umubwire we yabyakiriye gute umutereta ni ukuvuga ngo we hari ijambo yigeze kubambwira ngo ushobora kuba wenda mukurikiyeho ubutunzi reka mbivuge muri ubwo buryo ariko nyuma yaho uko nakomeje kumwereka umutima mwereka yuko namukunze urukundo rw'ukuri mwereka yuko nta kintu na kimwe namukinze mu rukundo rwacu hajemo intambara Sandrine hajemo intambara naratutswe nabaye ikivume bigiraho na mama wanjye arambwira ati ashobora kuba atari umwana we urumva ndacunaguzwa cyane abatipe b'inshuti bahangiye bamwe na bamwe barankatira ati bajya bakunda kunyita ngo ndi umurezi ngo ati ndi umurezi ngo nakundanye ngo n'umushugamami amagambo menshi sibyo ariko ibyo byose nabyimye amatwi nakomeje kumukunda kandi n'ubu ndakeka ko tukiri kumwe yego hanyuma nabonye ku kuboko kwawe
hari izina ryanditseho. Iyi saha narisomye ritangizwa na ca, wenda impamvu ntari burivuge ntago byaba byiza yuko izina ry'umuntu arivuga atabigwira uburenganzira. Ngiye isaha wenda nubwo ahari, ariko ashobora wenda kuba we amahitamo ye atarifuza wenda kujya imbere y'itangazamakuru. Niyo mpamvu iryo zina nifuje kurivuga. Ni ikihe kintu cyatumye wiyandikaho ayo magambo ku kuboko kwawe ku izina ry'uwo muntu? Ndetse urabizi ko tukibonana na Itse mbikubaza. Yego. Ukuvuga ngo Sandrine, urukundo nta mpaka rugira. Njyewe namukunze ntambereka, ntitaye ko mama yamvumye, nitaye ko inshuti zanjye bamwe burungano rwanjye ko banyanze ngo ati ngo Serge ngo iki niki. Be wanjye namukunze kuko wamugani nk'itatuwaje wayibonye. Nayibonye. Niwe iki ni ikimenyetso cy'uko namukunze by'ukuri. Kuko Sandrine gushyira tatuwaje ntabwo ari byoroshye, ni ibintu bijyana abizi wenda barabizi. None izina ry'umuntu. Yego narikizeho ku buryo iki ni igihango, ku buryo wenda n'undi wese wambona wenda wagira gutya navuga ati reba ari hano. Yego. Hanyuma ndashaka umbwire, ufite abavandimwe? Benshi. Ntabwo ndi ukwaza umubare wabo. Hanyuma bo babyakire gute bajya kumenya urukundo rwawe n'uwo mudamu navuga ngo benshi bita umukecuru? Naho ngo na bose Sandrine. Naho ngo na hose. Bamwe wenda bantiye amabuye, abandi barayandinda. Yego. Bamwe bantiye amabuye, abandi barayandinda. Uretse no mu muryango wanjye n'inshuti urumva kuvuga ati chance ngo nkundana n'uriya mukecuru gutya na gutya. Ariko ubu ngubu Sandrine byarashize pe, byarashize ubu ngubu tubanye neza. Yego. Hanyuma mama yagiye kumenya gute urukundo rwawe no mu mama? Ntamu presence nk'umuntu wakunze wese. Waramufashe, ndashaka kutubwira histoire. Uramufatira mu gati ndashaka kuzajya kwerekana mu rugo. Arabyemera. Sanyi kwarekeye. Oye je ngize amatsiko. Wamujyanye mu rugo cyangwa se wamweretse ifoto? Muri make. Nta foto. Waramujyanye. Namufasha akaboko. Yego namufasha akaboko. Atse ko covid yari taraza. Nangira umuntu namufasha akaboko, ndamupresenta. Mama yashatse yanyeretse inseko y'imbereka, ariko nyuma yaje kunyereka feedback itari nziza. Urumva ati uriya muntu wanyeretse ni imyohowira cyangwa ni iki cyane, ntabwo turiya niwe be wanjye. Ati naravumwe, ndabanje kubiciro ry'imyugari by the way. Yego naratutswe. Ariko Sandrine mukigerayo mama yabakire neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo we nari maze iminsi mubwira ati ngiye ndashaka kuza, hari umushaka kupresenta. Nk'ukuntu wahamagara umubyeyi ukamubwira ati mama uyu munsi uyu uzitegure tuzaza kugusura nabe. Ngo arabyishimira cyane pe. Mukecuru wanjye Mary wanjye izi smart zo zaramunaniye. Rero nkamubwira se ko izo zakunaniye aho ga telefone gato ufite hakiba wari ufite nini nayikuza n'amafoto ukazamureba. Ariko ngiye gufata ntuza umwanya inze mu gupresenteho. Yego. Mbwira bashiki banjye nawe ndamutegura turaza. Ni ukuvuga ngo be wanjye namuhamagaye ibintu kumva ko bye byageze wandabaga bayida aho ufata umuntu ukajya kumupresenta mu rugo. Hanyuma twaragiye ndamupresenta mbona arabyishimiye. Urumva ariko ndabyibuka tugeze mu gikari yarambwiye yashyize ku ruhande. Yesu uriya nende naturiya niwe be wanjye rero. Ngwe iryo jambo yambwiye. Gusa nabonye ko atishimye. Nyuma yaho nibwo yaje kuma feedback ati ariko umushyitsi yatashye. Nyuma yaho yari yatashye. Ni ukuvuga ngo we twicaye muri salo, bamwe na bamwe baramwishimira abandi ntibamwishimira. Nawe kugeza na n'ubu ngubu mama wanjye urumva mama wanjye na n'ubu ngubu nzi ko yumvishe ngo Serge imodoka iramugonze menya yavuga ati n'ubundi yapfuye kera. Ariko ariko ubu ngubu nta cyankuraho na kimwe yuko sheri wanjye ndamukunda ntitaye ku myaka. Abantu bavuga ngo nakunze umukecuru, hagiye havugwa amagambo menshi ngo ati ngo Serge ngo nkurikiye amafaranga ngo nkurikiye ngo ubutunzi, ariko yaje kubona ko atari byo. N'abatuvebaga mbere baje kubona ko bibeshyaga, sibyo? Hanyuma inshuti zawe hari ukuntu munagira inshuti nazo zikamushyigikira cyangwa se rimwe na rimwe zikaguseka, zakubwiye iki? Bamwe na bamwe nkuko nabikubwiye Sandrine, sibyo? Bamwe na bamwe pe
bagiye bambwira ko ndi ni punch waruzwe urumva ndi punch ngo nduwa fake ni gute nkundana ngo n'umuntu w'umukecuru ndutangwa nabuze abana batoya iki niki ndavuga ati buri wese agira amahitamo ye ariko nko nabikubwiye buri wese abafite amahitamo ye y'ubuzima bwe n'urukundo rwe yego nabo n'ikintu ngiye nabwiye n'abantu buriya Sandrine nta cyaha kibaho cyo kuba wakunda umuntu yaba fa kuba utakunda umuntu umwana uri munsi y'imyaka 18 kuko n'amategeko yacu sibyo kuba wafata umwana utuje imyaka ukamujyana mu byo gukundana atubuza imyaka ni icyaha gihanwa ariko hejuru imyaka 18 kuzamura aho Imana ikurangiriza ubuzima bwawe bwo kuba kuri nosi nta tegeko rihana ko wakunda umuntu hanyuma seri uba wumva igihe kizagera ugakora nk'ibyo abasore bakora ugatera ivi ugakora ubukwe nk'abandi cyangwa se uba wumva ari rwa rukundo navuga ngo rwo kuryoshya Sandrine ntabwo ari kuryoshya bwanye ntabwo dukundana mu kuryoshya ngiye nafashe umwanzuro ndakuka yuko tugombe tubane mire na mire reka mbyite gutya mire na mire forever hanyuma numva ikiganiro ari ijambo akoresheje ngo ndumujene Marie kubera iki wavuze ko umujene Marie kandi mutari Maria umujene Marie icyo nashatse kuvuga nakuvuga ngo akenshi ngiye ntabwo navuga ngo ndi umuntu uri ku isoko gutya na gutya ngiye nagize amahitamo iyo mvuze ngo umujene Marie nuko nyine ngiyewe muri ngiyewe reka mvuge ko nikoremo ubukwe ngiye nawe sibyo nikoremo ubukwe ngiye nawe kandi no wenda nibizagaragarira abantu nabwo nyine ni ibyakimu nabwo bazabibona ariko mu mutima wanjye nzi ko ngiyewe nubatsemo ikintu cyo kuba namukunda yego none se sha nagucenga ijambo yego na kibazo ari umuhanga umwe yavuze ngo umuntu atagukunda uzikunde sibyo umuntu atagushimisha uzishimisha sibyo nukuvuga ngo ngiye nimba naragize amahitamo yo kumukunda ubukwe nabukoze mu mutima wanjye nabadushyigikiye nabankubisibuye abo bankubisibuye nibo nzereka live yukuba ngiye none nzabishyira ku mugaragaro nka buri wese nk'ukuntu twese dutera amavi nubwo bukwe why not byashoboka hanyuma chance ndashaka kumbwira ni ukubera iki wahisemo no kuvuga nge nemera ko ari urukundo kuko ari nabandi nagiye ngorana nabo ndakeka Jeanne Promesse arabazi histoire yabo bari mu rukundo nabo navuga ngo n'umwana n'umuntu mukuru wabonye ari iri tandukaniro riri hagati yo gukundana n'umuntu ukuze n'aba bakobwa navuga ngo bikigero cyanjye cyangwa se b'imyaka 20 n'ingahe gutyo ukura mu bitekerezo yego gukundana n'umuntu akenshi unawe ufite experience mu rukundo nawe ukura mu bitekerezo hari ikintu umwigiraho atari ibintu by'ubucucu byo kuguma hamwe hari ibintu umwigiraho mu buzima bigufasha kubona nawe wakwagura ibitekerezo byawe sibyo hari gukundana n'umuntu reka mvuga iryo jambo nubwo nge ntabyemera gukundana n'umuntu gukuruta sibyo ariko hari byinshi umwigiraho yaba mu bintu byo gutekereza yaba mu mishinga no ibintu byose abayoboye no kuba muri kuganira muri sala abayoboye nubwo twakegeka n'umuryango mu nzu muri shambura abayoboye hanyuma njye numva ngo akenshi ukundana n'umuntu kuruta gutyo hari gihe wowe uba nk'inganzwa ukumva ko agomba kukubwira ngo iki ngiki kibeho iki ngiki singishaka donc kubera ko abakuruta cyane mu myaka njye wenda imyaka yawe twaganiriye mbere ndayize ko si ngombwa wenda kwitangaza ariko numvisha kurutisha imyaka navuga ngo myinshi cyane hanyuma ndashaka noneho umbwire wowe byumva gute Sandrine imyaka ni ikintu cyashizweho n'umwana w'umuntu imyaka ni imibare imyaka ni umuntu wazindutse mu gitondo arapapira ashyira ikintu cy'imyaka sibyo nge nta kintu na kimwe mbyumvamo cyatari kuko nakubwiye ati ikosa rya mbere wakora niryo gukunda umwana tujuje iki imyaka 18 ariko hejuru y'imyaka 18 nubwo wawe ufite imyaka 100 gukunda nta limite no limite gukunda nta gihe kigira
urukumva icyo kibazo rumbaje rero njye ni gutyo nacyo gusubiza. Hanyuma Chance ibyo byose numvisha n'umuntu murambanye abana be bakikubona wowe bakwakire gute? Hari igihe abana baba bari mu kigero cyawe wenda nkurikije uko twagariye kugasanga ntibari kukwiyumvisha ko wowe ugomba gusimbura papa wabo, akavuga ati no mutipe wapi aje mu mitungo yacu, aje mu biki byose bikabintambara, we bakwakire gute mu muryango wabo? Birumvikana ndamaje kugira mu kintu cy'ubukobwa kuko ndabyibuka am president ko afite abana of course njye nari nzi ko n'ubundi afite abana, nari mbizi kuko n'ubundi mbere yo kuba namutereta iki n'iki nari nzi ko afite abana pe, ariko ntago nari mbazi yigeze kuba am president muri icyo gihe tukimenyana. Nk'umuntu wese nyine njye akenshi njyewe muri njyewe mba numva ko uburya umwana n'umwana kuba narakundanye wenda na mama wabo ntabwo ari cyangwa nabikubwiye gukunda. So abana biwe rero baje kumveba na wenda nabo baravuga ati sira mutipe ukundana na mama ukundana na mere gutya na gutya, bamwe na bamwe kuko wenda sinzi nimba navuga umubare w'abana be wanjye wenda ashobora kuba yaragize sibyo, ariko deje ubungubu Sandrine ubungubu barabyakiriye yego barabyakiriye ko nabo n'abantu bakura ko barabyakiriye yego barabyakiriye, mbere ntabwo babyumvishaga ariko ubungubu barabyakiriye. Hanyuma Chance wenda mama ni umuntu ukomeye n'undi mubyeyi wese ku isi, umwana we n'umuntu akunda, turabizi twese dukunda ababyeyi bacu kuko kanavuga ati nakemera mama wanjye akabaho neza cyose umubyeyi wanjye papa gutyo. Urumva uzemera kuba muri urwo rukundo umubyeyi wawe ugakora ubukwe ntabutahe agahora kwita ikivume donc ugahora ugaragara nabi mu maso ye ukemera? Hari benshi bavuga ngo nugutera umubyeyi ngagahinda ibintu nk'ibyo, urumva bizakorohera kuba wagira urugo ntarwinjiremo ukarungura ntahagere? Yabureka yabureka kuko nubundi yanyise ikivume, yabureka pe serious yabireka pe sibyo, yabirika wa kugira ngo ngewe afate ambwiye ati ngo ndi ikivume kujya gukunda umuntu w'umukecuru, yabureka je m'enfou sibyo, mbabarire ariko yabureka. Daire ngimba numva okay nta kintu mwifuriza kibi kandi n'umubyeyi wanjye kuko akenshi n'umubyeyi bavuga ko ari murumuna w'Imana sibyo, ngewe wenda urukundo yanyeretse akimbyara arandira ndakura, ariko nyuma yaho urukundo yaje kunyanga ngo nakunze umuntu w'umukecuru nduta. Icyaha ni iki? So rero ibyo warumbaje ngo nakuze ubukwe ngo akarorera Sandrine, akarorera pe, ubumva atari igikomere kuri wowe donc ubumva utazajya wicara ukumva ko ufite igikomere ku mutima. Sandrine reka nkubwire ikintu kimwe sibyo, ni igikomere birumvikana sibyo, ariko singe kuba nakubeshya pe ku muntu ukurikiye kino kiganiro sibyo, ukunda ufite umutima ukunda udakunda uburyarya akabazi ko akunda by'ukuri umutima we ari umuntu ukunda. Nk'urugero umuntu uri kuri kino kiganiro akabazi ko akunda umuntu, yiyumvishe ko akunda umuntu we cyangwa se nimba ari umupapa nimba ari umugore ukaba uri kureba kino kiganiro, fata kuntu ukunda uwo muntu ukabuzi ko umukunda, ni uko nanjye nkunda umube wanjye. So rero mama wanjye kuba ashobora kuba yaranyeretse nabyita kuba yaranyeretse wenda uburakari kambyite gutyo nyuma yuko ngo abunye ko nakundanye n'umukecuru wakugira ngo nyangishe umube wanjye n'izina ry'Imana, ntago cyaba ari igikomere cyane mu mutima wanjye. Yabireka igikomere cyo ntago kibura, urumva nk'umuntu ushobora kuba ngifite ababyeyi urumva, ariko wakugira ngo nyangishe umuntu nkunda kandi nkaba mukunda atari uburyarya, mama nukuri kw'Imana pe ntuwenda no mu kiriyo cyanjye sinzi ko ntabwo nzaba numva, ariko sinzi nimba yazanaza pe. Oya ntago umubyeyi ashobora kurakara wenda kugeza aho ngaho, ndumva bitagira kuri iyo level. Hanyuma abavandimwe bo ntibagerageza kuba bagukonvinka wamuretse ukarebana na mama neza? Abavandimwe banjye bakabimbwira ni ukuvuga ngo bamwe na bamwe ntabwo babyumvishaga, ariko ubu ngubu barabyakire Sandrine, barabyakire pe, barabyakiriye, babonye yuko ibyo baba batekerezaga sibyo atari byo.
kuko akenshi iyo ukunze umuntu ntavuga ngo ukuruta, akenshi bumva ngo amafaranga, ngo ubutunzi, ariko ntibiyumvisha ko uko wakunda umuntu kuruta n'ukuntu wakunda umuntu muri mu kigero kimwe, sibyo? Hanyuma Chance, reka nkubaze iki kibazo. Hari abo tujya twumva ngo imyaka 55 umuntu ngo aba yaracuze. Simbizi ngiye gusa icyo nemera ni kimwe, ni uko urubyaro rutangwa n'Imana. Hari na myaka 70 Imana ishobora gukora igitangaza. Nibyo juste nanjye niba byongeyeho. Wowe uba wumva muramutse mubanye rwa rubyaro rukabura, uretse ko hari n'abato bashobora gushaka akamara imyaka 5-7 ataranabyara. None wowe mu buzu urubyaro uba wumva byagenda bite mu kuri kwawe? Wumva wabyara hanze byagenda bite? Wabyihanganira? Gasaro TV.